icyubahiro. Mwakoze kwitanga kwigisha Patrick amura mu rugo barakwitegura yageze ku karembo. Patrick ahari bari umugisha cyane. Amen. Nkuko twaganiriye ku gitabo cya Esteri mu gice cya 2 kivuga ku myiteguro y'ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Urabizi ko ari cyo twimirije imbere, twiteguye ko hari igihe umugeni azasanganira umukwe. Iyo nyigisho twayisomye mu gice cya 2 cya Esteri, nk'uko nari mbibabwiye, harimo mirongo myinshi twakagombye kuba tuvugaho, ariko tuzakomerezaho n'ikindi gihe. Ejo twasubitse turi kuganira ukuntu abo bakobwa twageranyije n'abageni ba Yesu umwami yategetse ko barindirwa mu rugo rw'abagore. Nababwiye ko bivuze umugore ibishatse kuvuga itorero. Yesu ashimwe. Umugeni rero ntabwo data ashaka ko babajagaraye, ahubwo yamugeneye ahantu agomba kurindirwa akahategereza, kandi ngo anamuha umurinzi ariwe Mwuka Wera. Uwo Mwuka Wera niwo data atuma mu itorero akageza umugeni amakuru. Imana ishimwe. Mujye muhakunda, ni ahantu heza. Itorero rya Kristo rikwiye gukurutira ahandi hantu hose, kuko niho tugera tukaruhuka, turahagera tukagira abavandimwe, turahagera tukahabonera amakuru n'inkomezi zizadufasha neza kwitegura no gutegereza igihe umukwe azazira. Hanyuma nyuma yo guhabwa umurinzi ariwe Mwuka Wera, ejo twakomeje kuganira ku mumaro w'Umwuka Wera. Tuvuga ko itorero rimukeneye kugira ngo urugendo rujya mu ijuru rushoboke. Ntabwo bishoboka ko urugendo rwakunda, cyane ko uko ibihe bikura ariko bigenda bigorana, tuba dukeneye ubundi bufasha. Ubufasha rero ntabwo tubushakisha kure, ahubwo data yaravuze ngo ngendagiye ariko nsize umufasha. Uwo mufasha azabafasha, ababe hafi, abigishe, abahugure, kandi ajya abibutsa ibyo data yasize avuze, bitume umugeni abaho nubwo umukwe atinze ariko ntatekereze ko azahera, ahubwo Mwuka Wera ahora kutwibutsa akatubwira ngo nimukomere mutwaze, data nubwo atinze azaza. Haleluya. Ese mufite ibyo byiringiro? Ufite ibyo byiringiro rero ko yiboneze nk'uko uwo mukiza aboneye. Hano rero ku murongo wa 9 haravuga ngo uwo mukobwa ashimwa na Hegayi amugiraho ubuhake. Hegayi agira umwete wo kumuha ibyo kumurimbisha, amuha n'imigabane ye n'abaja 7 yarakwiye guhabwa bavuye mu nzu y'umwami. Amutoranya mu bandi, amujyanana n'abaja be, amushyira mu nzu y'abagore aheza haruta ahandi hose. Hanyuma ku murongo wa 12 naho tuyibuze kwiganzaho tuganira uyu munsi ngo kandi umukobwa wese yagiraga igihe cyo kumurikirwa umwami amaze gusohoza itegeko ry'abagore amezi 12, ngo kuko igihe cyabo cyo kwarikwa ariko cyameraga amezi 6 bihezuraga imbiribiri, ayandi mezi 6 bakaba bafite ibihumura neza n'ibindi byo kwarika abagore. Maze umukobwa agahera ko agasanga umwami, yava mu nzu y'abagore ngo ajye mu nzu y'umwami, icyo yashakaga cyose akagihabwa. Yagendaga mu gitondo, yagendaga nimugoroba, akagaruka mu gitondo, akajya mu nzu y'abagore ya 2 akarindwa na shishikazi. Inkone y'umwami yarindaga ishoreke ntiyongere gusubira umwami, keretse iyo umwami yamushakaga akamuhamagaza mu izina. Imana ishimwe. Ngo Umwuka Wera yajyaga agenda mu itorero, ngo akagenzura abo bakobwa. Bibiliya niko yatubwiye ngo kandi Hegayi yajyaga agenda mu rugo rw'abagore ngo kugira ngo agenzure abo bageni. Yego murabizi ko Umwuka Wera bari gutembera, ngo yajyaga agenda akinjira muri korari, akinjira ku ruhimbi, akajya mu iteraniro kugira ngo agenzure ngo abo bakobwa. Ngo ariko uko akomeza kuwitegereza ngo abenguka Esteri cyane. Ejo narabibabwiye
haleluya. Ujye wumvira umwuka ugwiza urukundo, nta soni uzagira n'uru na Yesu. Uko kumvira kungana gutyo ngo bituma ngo Hegayi twagiranyije na Mwuka Wera umurinzi w'itorero ngo amukunda cyane. Turasomye ngo amaze kumukunda amutoranya mu bandi ngo amwemerere ibintu bitatu. Yesu ashimwe. Iyo tumutonyeho aduha isumbwe, iyo tumutonyeho atwuzuza ubutunzi bwe, iyo tumutonyeho atuhishurira amabanga y'ukuri. Nimwakire kugira ubuhake kuri Mwuka Wera. Ngo icya mbere ngo agira umwete wo kumuha ibyo kumurimbisha. Ngo icya kabiri ngo amuha n'imigabane ye. Ikindi ngo amwemerera n'abaja barindwi yari akwiye guhabwa avuye mu rugo rw'umwami. Umugeni ngo yamwemereye ngo amwemerera ngo imirimbo ye, ngo agira umwete wo kumuha ibyo kumurimbisha. Imana ishaka ko umugeni ahimba. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero niho havuga iby'imirimbo y'umugeni. Haravuga ngo namwe imirimbo yanyu ntibe yo kuboha imisatsi no kwambara imyambaro y'ibiciro, ngo ahubwo ihinduke imirimbo yo mu mutima ihishwe, ngo imenywa na so mu ijuru, ngo ariyo bugwaneza n'amahoro. Mu yandi magambo, Imana ikeneye ko umugeni arimba ku mutima. Ko hari igihe usanga umuntu inyuma agaragara neza ariko ku mutima ahanduye. Kandi mwabonye ko ari ikintu kiri ku mutima dushiduka cyasesekaye inyuma. Umugeni rero data bakeneye yuko arimba mu mutima, akagira ibintu byinshi bimurimbisha mu by'amahoro, ubugwaneza. Umugeni akagira umutima utuje, akagira umutima ukeye. Iyo neza iri ku mutima ikajya isesekara inyuma, umugeni akaba asa neza n'inyuma. Yesu ashimwe. Mwabonye ukuntu umugeni udaseka aba asa nabi. Ariko sinzi niba ari igihe wabyitegereje, mbona abarokore batapfa kunezerwa. Niba ari uko sinzi ari ibihe twese tuba tumeze gutya nyine mugaseka kuko tuvuze udusekeje, ariko kugira ngo uzabone aseka yishimye yisanzuye biragoye. Ariko nimwishime, data yavuze ngo mwishime iteka. Yadusigiye amahoro, ntabwo ari ayo dushakisha, ahubwo ni umurage yatanze. Niyo wumvisha agiye kugucika, jya ubwira Satani ngo naragabanye, data yaransigiye. Ubwo yajyaga mu ijuru ntabwo yavuze ngo mbasigiye amazu, kuko inzu wayigira ntugire amahoro. Ntabwo yavuze ngo mbasigiye amadolari, mbasigiye oya. Yaravuze ngo mbasigiye icyo isi idatanga, icyo tutakura mu isoko, icyo tutakura indege. Ni amahoro, ni amahoro meza, amahoro atangwa na Yesu. Haleluya. Narivuze ngo nimwakire amahoro. Mutekereze ko n'umuririmbyi yaririmbye, mwaravuga ngo kuri ubu noneho ngo njye ngira amahoro ngo atangwa na Yesu abantu b'isi batazi. Ngo kandi nibakubaza ngo ni iki gituma uhorana amahoro, ujye ubabwira ngo ni ukubera iki? Ko Yesu yakiriye neza. Nimwakire kugira amahoro. Iki gitondo amahoro ya data atwarire mu mitima yanyu, amahoro abunamure, amahoro abasetse, amahoro ababyibushye, amahoro abishimisha ibyishimo byinshi. Nimwakire amahoro. Ntabwo umuntu ayatwara mu majyambere, ntituyagura mu masoko, twagabanye ku mugisha wo kwakira amahoro, amahoro ya Yesu. Ntukemere ko akantu gato kagutwara amahoro yuzuye Imana itanga. Haleluya. Imana ishimwe. Bamuha imirimbo. Imana ikeneye ko murimba mu mutima, kagira agatima keza, kuko mufite amahoro, ukaryama ugasinzira, ukarya ibyo uri ukanyurwa. Ayo ni amahoro meza, kandi atuma umugeni agubwa neza, akazasanganira umukwe afite fureshe. Nimubyumva se? Imana ishimwe. Ngo amuha n'imigabane ye. Imigabane Luka ibice 15. Hano bavuga imigabane y'ibintu. Umugeni wa Kristo ari mu isi n'ibintu arabyemererwa. None se umugeni yabaho nyine atarya, atakaraba, atisiga, atagira gute bikavamo? Kandi data ashaka ko azamugeraho ameze neza, ntabwo ashaka ibintu byo kurya iminkanyari. Niyo mpamvu yagize atya
imigabane itangwa iyo amarushanwa arangiye. Ntimubizi? Nyampinga aba bafite ibihembo bashyizeho, baramubwiye ngo nutsinda uzahabwa ibihembo, ariko ahantu bitandukanye. Hano Esiteri amarushanwa nibwo yari agitangiye, ariko kubera ko yabaga hafi cyane ya Mwuka Wera, Mwuka Wera ntiyashidikanya ngo avuge ngo reka mbe mbibitse waba utsindwa amarushanwa. Hoya, Mwuka Wera yari abizi ko uyu mukobwa amwegera, abizi ko amwumvira, abizi ko amuba hafi, ahita amubwira ati mwana wanjye akira abawiriye, iyakirire no kurinda, ntabwo mfite ubwoba kuzamuka. Kuko rimwe na rimwe hari igihe data babifashe kugira ngo tubanze tugwize imbaraga, avuga ati nimba imuha azacika mu rusengero, nimba imuha azahera, nimba imuha azagira gutya, akagira ati akaba abibitse, atari uko bitwiriye, ahubwo gutinda kubiduha bishe urukundo rwisha dukunda, adakeneye ko umugeni yarangazwa n'imigabane. Yesu ashimwe cyane. Ariko kubwo kwegera cyane Mwuka Wera byatumye nta bwoba bubaho kuko Esiteri yahabwa ku migabane agatangira akirira. Haleluya. Niyo mpamvu umuntu agira gutya akaduhereza, akaguha umwami uyu munsi, ejo akakongera undi, akaguhinza ejo bundi, ejo akagera. Uko ni ku migabane. Mwirire aho tujya, nta mirimo nta n'imigambi, tubirya tugihumeka, kandi data atemereye umugeni akira ku migabane yawe mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Ntabwo yagize ubwoba kuko umwana w'ikirara we ngo se yamuhaye ku migabane, ariko asanga ayihaye umwana udafite imbaraga, ngo umwana ahita afata ubwo butunzi bwose ngo aragenda bwahisha iby'ubugoryi bwe. Muzi ko byamugendekeye ko yagezeyo asanga yabaye ikigoryi nyine, nuko yasanze se agifite imbabazi akamwakira, ariko uwo murego yari awutewe n'ibintu, yari awutewe n'imigabane. Ni nayo mpamvu tuba dukwiye kwigira Imana uko tuyisaba gusohoza amasezerano. Dukwiye cyane cyane no gushishikarira kwambara imbaraga kugira ngo ibyo Imana yavuze izatanga bitazaba ibintu bihenebereza umugeni bamukorera, bandi bari bashinzwe no kumurika. Yewe umugeni muzi ko arinzwe, umugeni ararinzwe. Niyo mpamvu ubona tubyuka bikemera, amapusa aragenda ngo bakoherereje ibiki, ngo baguteze ibiki, ariko ukabona ntacyo bigutwaye, nuko umugeni arinzwe. Haleluya. Dawidi yavuze ngo iki Zaburi 125
kuko data yaduhaye amezi menshi, yaduhaye igihe kinini cyo gukaraba, yaduhaye ibihe byo kumva ubutumwa. Murebe icyumweru cyose mumaze mwicaye hano, nta kindi ni ukwezi, kuko twezwa n'ijambo ry'Imana, kugira ngo bizaba ngombwa kuvuga guhamagara tutazagira isoni z'uko umugeni atashye. Itandatu yo gukaraba, ngo hakabamo n'akantu bita kwisiga. Mwibuke ko kubura amavuta aricyo cyatumye abakobwa batanu bapfa basiga. Ntimwabisomye Matayo 25. Imana ikeneye ko mwongera kugira ishyaka n'inyota yo kongera gushaka Mwuka. Yesu ashimwe. Tubeje ari byo twavuze. Kumva barakarabaga, ariko nubwo bakaraga imyanda yose yabavuye, ariko bagakenera akantu bita amavuta. Mwuka wera niyo siri, niwe siri, niwe uteguza iby'impanga, niwe uha umugeni amatwi yumva ko ari guhamagarwa. Yesu ashimwe. Nimwongere mugire inyota yo gushakisha imbaraga z'Umwuka. Hanyuma ngo muri uyu mwaka nanone bagakorerwa akantu keza nakunze, ngo hakabamo gahunda ngo yo kwarika umugeni. Ariko umugeni arateteshwa bazi. Kwarika umugeni murabizi, ubundi barika umukobwa ugiye gushyingirwa cyangwa se umugore nyine ukigera mu rugo. Kwarika umugeni najyaga mbona iwacu babikora, ni kwa kundi umugeni bamuha utuntu twiza, utubuto, agashyushyu, kugira ngo nyine azasange umukwe adakanyara ijyanye ikecuru n'ibyacu. Bakamuha, najyaga nubona wenda nk'iwacu umukobwa agiye gushyingirwa, bako twari abakene, ariko mama akabyitwara. Yagenda no guhaha, yaguze nk'ibijumba, ukabona yazanyemo nk'umwembe. Umwembe wenda wanapfuye iruhande kuko iyo bishaje bigura make. Noneho abana bose twese tukaba turawushaka. Ngo agahita atubwira ngo yego, ngo ibi ni iby'umugeni. Akagutunganyiriza ahanduye, ahandi ukongera gutonoreye. Akira utazavuga ngo sinakwaye. Ukarya utwo tubuto, nyine ku buryo umugeni anezerwa, akabona ko yitaweho. Yewe ukabona ko azanye igitoto nk'umuntu nyine w'umugeni. Yesu ashimwe. Natwe rero umugeni wa Kristo, kubera ko Kristo amushaka muzamubona ameze neza, ajya nyiracyo akamwoherereza ibyo kumwanya, akakubwira ngo njye nubwo mbaye ninze, ariko mwoherereje akandiko. Ukajya kubona ukabona aguhaye kunezeza umutima, aguhaye kumara umubabaro, agukemuriye ikibazo cyari cyarananiranye. Yewe uko ni ukwarika. Erega ubu nanjye ndaramye, ubu nibyo byirato ubona afite, kuko data atakwaritse ntiwaneguka mu buriri. Ariko turashima Yesu. Ubu n'abasaza barara, utaramye wazindukira ahangaha, ariko tugira gutya akatwihera mu birare. Ejo akaguha kuberwa, agatanga impano, agatanga utuzi, ukabamo ubwiza ujya mu bundi, ntugire ngo hari ikindi. Oya, abari kukubwira ngo nubwo utambona ariko gutekerezaho. Haleluya. Ni umugabo mwiza, azi kurinda igihango cy'urukundo. Haleluya. Mwibuka kumugera no mu ijuru, wase yashatse kumuzimanira, washaka kumuha ku mbuto z'imizabibu, bari kumubwira ati mwana wanjye unesheje urupfu, mwana wanjye uratsinze.
bandi bakobwa baragukoroba bakavuga ati yarabenze atumenye umukwe yaramubenze nyine iyo umukwe atinze urabona se data adatinze ni nayo mpamvu ubona itorero rigeraniwe mu gihe cyawe data aratinze kandi iyo yatinze umugeni agira ibibazo. Nkunda gusoma mu gitabo cyo mu ndirimbo za Salomo hariho aho umugeni yagaragaje ko umukwe atinze. Igice cya 3 yaravuze ngo ndi mu cyumba cyanjye nijoro ku buriri bwanjye ngo nshakishe umutima wanjye ukunda ndamubura. Ni igitabo cya Gihanga bisaba ngo nyine ugisoma utekereze. Yari nijoro ari amasaha yo kuryama abandi baruhutse, ariko ngo akigera ku buriri ngo atangira gushakisha abandi bararyamye. Burya muzi ko kugera ku buriri ukabona ibyo cyaruhuje. Hari igihe ugerayo ugatekereza wajya kumva umunezeretse kwiyatinze umugeni arahangayika. Abandi bararyamye bari kurota bakasa igitotsi, ariko baratubwira ngo ndi mu cyumba cyanjye nijoro ryabo ngo nshakishe umutima wawe ukunda ndamubura. Ngo ndavuga ngo reka mbyuke ngende mu mudugudu ngo ndebe ko nahura n'umutima wanjye ukunda. Urumva abandi barasinziriye ariko we mu mutima akoze ibirometero ku buryo ushobora kuba wicaranye n'umuntu gutya ariko we yajya ariko ibaza ngo baragiki baragenda gute ndabigenza gute kandi ubona yica. Umugeni nawe ngo byamubayeho baravuga ngo reka mpaguruke ngo ngende ndebe ko nahura n'umutima wawe ariko ngo aramushaka aramubura. Hasi aravuga ngo ndavuga ngo reka ngende maze n'abarinzi b'umudugudu ngo mbabaze ko bigeze bambonera umutima wanjye ukunda. Abarinzi b'imidugudu ni kwa kuntu ushaka umuntu wagutanze mu gakiza cyangwa se undi muntu wumva ko yagufasha ariko wamubwira ugasanga nawe umukwe yaragushatse aramubura. Akavuga ati yewe ati no gusenga Imana ndabona iby'iki gihe ntazi. Iyo umukwe atinze abantu ntibamenya urujijo ruravuga. Umugeni abura uko abigenza baravuga ngo reka ngende mpagarare mu mayira abiri. Mbega ubwo yarabaye nkaba mu kigo nzajya ndangaguza niba zaba Nyabugogo niba zaba Kicukiro tireka ngende mpagarare. Ariko ngo nawe arahagarara ashaka umukunzi aramubura. Data ajya yihisha yakwihisha ukagira ngo abo twari kumeze nawe niba mu Buhinde naramushatse ndamubura. Ibintu byose bimaze guhagarara, ibintu byose bimaze kubura, ndamushakisha ndamubura. Wabwo ukuntu niteteshaga nkajya negeye ngiye gusenga idahita ntenda ndi umwana. Ese urabizi ko ndi umwana? Urumva uko kwitetesha kubera numvaga nikoreye ibintu bitari ibyanjye, ariko buri Imana iba yabonye ko wabishobora. Ariko njyewe intege nke za muntu nkajya ngenda imbere y'Imana, ese ni kuki uri kubabaza umwana? Erega burya ni umwana. Nkajya mvuga ngo kwitwa umwana ni umugisha birari. Nyine kwitwa umwana aho hari umuntu kwikorera imitwaro, aho hari umuntu ugutwaje, nkajya ngenda nyine nkifata nkegera ndakana nkigirira neza. Ariko ndamushaka ndamubura. Ngeraho mpagarara ahantu ndamubwira ngiye kumutuka, waranyanze warantaye ndashaka kugutuka. Ntekereza igitutsi gikomeye najyaga numva abana bato mpagarara ahantu kiwe ngiye kumutuka kuri nyoko ikizaba nzamuta. Nari narasaze. Iyo umukwe yatinze dusigara dusenga amasengesho rimwe na rimwe mba nk'umutima, ariko data ntizamutuje. Ni mwiza atinze, ni mwiza abanze, ni mwiza bikunze, ni mwiza bitinze kwemera. Ngo tujye tumushimira ko ari mwiza gusa ngo kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose zigatuma tudashira. Haleluya. Umugeni amaze guheba bamubuze baravuga ngo baseka nigendere nta kundi. Ariko ngo akigenda muze gusoma kiriya gice cya 3 cy'indirimbo za Salomo ngo abona umukwe arahindutse. Ntabwo yishite umukwe arahinduka ngo kandi aza yivuga. Haleluya. Aza yivuga kandi iyo yivuze imisozi irabimenya. Haleluya. Waza yivuga ngo aravuga ngo yaba abakobwa b'i Yerusalemu
tugiye gusenga. Hari indirimbo mu nda ya 385 narayisomye nsanga yararirimbwe n'umugenzi nawe wari ukomerewe. Iri ndirimbo ivuga ngo murinzi we mwamenyesha. Iyi ndirimbo zijya zintangaza. Yaramubajije ngo mwanyuranye amaboko kwigira Imana inyuranye intebe imwakire kubaho mu gitondo cy'umugisha. Ijoro ryijimye cyane wari ko muraza gucya ahantu. Nimuhumure abari nijoro, nimwumure abagowe, nimuhumure abikoreye amaboko. Imana twazindukiye imbere ni Imana inyuranye. Uyu mugabo wanyu bahita akomera, ariko akomeye ngo umurinzi amwiyenzaho nawe aramubaza. Iyo data amaze kuduha ibyo humure abagira ngo natwe dutinyuke twazura impamvu z'ibyiringiro byacu. Ntiwongere kuvuga ngo ndapfuye, ntiwongere kuvuza induru. Ngo nawe aramubaza, aramubaza ati nyuma y'uko nyine muhumurije baramubwira ngo murwanyi we ucyo mbwira nawe. Yagiraga ngo yumve ese ijambo ry'Imana hari icyo rimumariye, ese impugura muhaye n'inkomezi hari aho bimukoze. Bahita bamubaza ngo cyo mbwira nawe, ariko ngo murwanya aba yakomeye ngo ijambo riba ryamukeye. Ngo musubiza yitonze ati wa rusaku rwahise rushira no kuvuza induru. Baramubwira ngo noneho ngo dore urugamba turiho ruzashira gahunda no kumuramo. Tujye urwana intambara nziza. Kristo ni imbaraga ze. Ufata ubugingo buhaye mu gihe cy'ibyishimo kandi usiganirwaho Yesu yicaye agutegereje. Ni we nzira kandi ni we bihembo byo kurusha. Nimuhaguruke dusenge Imana, Imana yo mu ijuru iramugisha. Urwari w'icubwira nawe asubiza ibanza ati twabanye neza nagiye kwagwa nigira umugisha nzagaruka mbabwire ubuzima
bakagushakira ngo indi nzu bitaga inzu y'inshoreke, ariko niba uri muri iri teraniro uwo ushaka ko ikanzu yawe data yongera kuyimesa, ukagira n'igihango gishya akakwambika impeta y'urukundo y'uko atazongera kuguhemukira, rambura ikiganza tugwire inkunga y'amasengesho. Nta kindi ni ukugwira inkunga y'amasengesho. Yegura Imana irahumurisha. Nimwigire imbere usengane